nituramuka tumenye uburyo ubuzima bukora, twubaha abaturanyi bacu, twubaha ibitekerezo by'abandi, tukamenya n'uburyo amafaranga akora, tumenya kwizigama, tumenya kumva yuko ibisimbutse byose tutagomba kubishyiraho amafaranga, tukamenya ko tugomba gukoresha amafaranga yacu n'atari ayacu, tukayashyira aho agomba kujya, ayacu akaba ariyo dukoresha, atari ayacu tukayihorera. Tukamenya nuko isi ari gatebe gatoki, tugomba kumenya ko hari igihe isi izaducaranjinga. Ibi byose ko ari bitatu, iyo ubimenye burya uhinduka ifumbire y'indi generasiyo izagukurikiraho. Kubera iki uhinduka? Nuko mu gihe generasiyo yindi, abana bawe, abuzukuru bawe bazigira ku byo wamaze kumenya mu mihindagurikire y'isi. Kubera yuko ntuzapfa kuvuza umuziki ngo kuko wawukunze, oya, uzareba ibyo abaturanyi n'inshuti uko ubabugamiye, ureke amafaranga ntuzapfa kuyakoresha nk'uko wiboneye.